hari ikinyobwa ngiye kukubwira cyangiza umubiri w'umuntu. Abantu benshi banywa icyo kintu badasobanukiwe n'ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, ariko numara kumva iyi video ndakeka uhita ufata ingamba zo kureka kunywa icyo kintu ukundi cyangwa se ukakigabanya. Icyo kinyobwa iyo umuntu akinyweye cyangiza ubwonko bwe, kikagenda kikazamura umusemburo w'umunaniro wa cortisol. Ntago ari icyo gusa, kuko kiragenda kikanangiza umwijima, nk'uko kandi byagaragajwe n'umushakashatsi Dr. Andrew Huberman, ni impuguke mu bijyanye n'ubwonko bw'umuntu wo muri kaminuza ya Stanford. Yerekanye ko kitangiza ubwonko gusa icyo kintu, ahubwo kigenda kikaba cyanatera indwara za kanseri. Mu ndwara nyinshi za kanseri ubu ngubu ziri kugaragara, harimo indwara zatewe no kugira icyo kinyobwa mu mubiri w'umuntu. Rero icyo kinyobwa iyo kinjiye mu umubiri wawe uhita wikanga rwose, ukamenya ko hinjiyemo uburozi. Umubiri rero kuko utakihanganira, uragenda ukakirukana, ugashyiramo imbaraga nyinshi cyane, umwijima ukakirukana kikagenda. Icyo kinyobwa rero nta kindi ni inzoga. Niba unywa inzoga, ukunda inzoga, umenye ko inzoga nta kintu zongera ku mubiri wawe, uretse nk'uko twabibonye haruguru, kuha stress umubiri wawe, gutanga ibibazo ku bwonko. Niyo mpamvu umuntu wanyweye inzoga rwose, wanyweye wakanze amazi agashira inyota, uzasanga cyane cyane agira ibyishimo by'agahe gatoya, ukibagirwa ikibazo wari ufite, ubwonko bwawe ukaburangaza, ariko nyuma icyo kibazo kirongera kikagaruka, ukongera ugahangana nacyo. Ubishoboye rero inzoga uzireke. Nta cyiza cy'inzoga uretse nyine kurangaza ubwonko bwawe, gusa kuzamura uwo musemburo w'umunaniro. Uzarebe iyo wanyweye inzoga nyinshi bucya unaniwe, cortisol yawe iba yazamutse, ukananirwa kuva mu buriri mu gitondo bikakunanira. Ntago ari icyo gusa, kuko nimba waraye unyweye byeri zirenga 10, urumva ko insuline yawe uri kuyizamura. Niba rero by'umwihariko uri umuntu ushaka kunanuka, kugabanya ibiro, ntago inzoga zizakubabarira, zizashaka ahantu rwose ibinure byazivuyemo, imisemburo ya insuline yazamutse, izo cortisol zazamutse, ibitazasohoka zizashaka ahantu zibishyira, zizakoramo ibinure zibishyire ahantu ku mubiri wawe. Ubishoboye rero inzoga wazireka, waba utabishoboye ukazigabanya. Ndagushimiye cyane rero wowe waje kuri Aduhire channel. Iyi ni channel tuvugaho kwita ku mubiri wacu, tuvuga ibintu byemejwe na siyansi n'abahanga n'abashakashatsi. Ntago tuganira ibya twadufu two kwa Mukandori, Mukansanga na ba Dorothea. Abo ngabo ntago tuvuga, ntago dutanga, tujya inama yo gufata udufu twongera nyashi. Hoya, tuvuga ibintu siyansi yemera. Niba rero uri muri abo bantu bemera siyansi, bashaka ubuzima bwiza, bifuza kugabanya ibiro, kubaka umubiri wabo, ukore subscribe. Kandi niba utarimo, urahejwe kuri iyi channel, ushyireho like n'ubuntu, niyo nkunga uba unteye kugira ngo iki kiganiro kigere ku wundi muntu wese uri muri uyu muryango wacu, kandi usangize n'undi muntu wese waba uzi unywa inzoga ariko utazi ingaruka z'inzoga. Naho ubutaha, bye.